Hello guys. Mumeze neza nkuko mbara mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahemana. Uyu munsi rero tugiye kuganira cyangwa se tugiye kwigana Bibiliya. Turasoma muri Zaburi 55 umurongo wa 23. Ikoreze Uwiteka imitwaro yawe, nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Ikoreze Uwiteka imitwaro, nawe azakuramira. Mu Cyongereza niho babivuga neza, say cast your burdens. Ibyo wifuza byose bimenywe n'Uwiteka, apana bagenzi bawe. Mbere yuko ufata telefone ujya guhamagara abandi, hamagara mu ijuru. Ntazakundira umukiranutsi kwanyeganyezwa. Apana kunyeganyega bisanzwe, ahubwo ibyo unyuramo byose ntibizakunyeganyeza. Kubera iki? Azaguha imbaraga zo gushikama muri ibyo bigeragezo urimo uracamo, muri ubwo burwayi urimo uranyuramo. Ikibazo cyose cyaba kirimo kiguhangayikisha, numuhamagara, numugira nyambere, nufata igihe cy'amasengesho, ugasengera ibibazo byawe, ugasengera urugo rwawe, ugasengera business zawe, ugasengera akazi kawe, hamwe ufite abasuperviseri ibyabo ni birebire, Imana izaguha guhagarara ushikamye. Imana izagusetsa, muri make niko nabyita, nubwo ibibazo bizaba ari byinshi. Kubera iki? Iri mu ruhande rwawe. Ariko ntizaba mu ruhande rwawe nutayiha umwanya. Imana ntabwo igiforce, ntabwo izaza ngo iguforce gwebana ngomba kuza mu bibazo byawe. Oya, niwo ugomba kuyihamagara ukavuga uti Imana, ngibi ibibazo mfite, ukandika liste y'abantu ikikuhangayikishije icyo ari cyo cyose. Imana izagusubiza. Ishobora kutagusubiza uyu munsi cyangwa ejo cyangwa se no mu mezi angahe, ariko izagusubiza. Isaha y'Imana ntigitinda kandi nta nubwo igikererwa. Buri gihe iba iri ku gihe. Is always on time. So ntukumve ko niba usenze uyu munsi ugomba guhita ubona igisubizo. Oya, Imana yashaka kureba kwizera kwawe mbega kwagera hehe. Imana ntabwo ari hahandi tujya mu maresitora za fast food cyangwa se ibi byihuse nka za McDonald's n'ibiki byose. Imana yashaka kureba kwihangana kwawe. Urazana ibibazo ikakwihorera, ukagira ngo ntiyumvise, ukagira ngo Imana yaguteye umugongo. Imana ntabwo yigeze gutera umugongo, nshuti yanjye. Ni igihe cyayo kitaragera, ariko nikigera uzaseka nk'uko Hana yasetse. Ninde muntu wasenze nka Hana? Mbega tubwizanye ukuri. Dusenge ibyumweru 2 byakwanga tukajya kubaza abakuru. Mbega abo bakuru barakuremye. Tujye tubwizanye ukuri. Fata igihe usenge, uvuga uti nubwo bimeze bite, ndakomeza nsenge, ndahagarara ku musozi ntegereza isaha y'Imana. Hari yego birihuta bahita baguha igisubizo, ariko si igisubizo kiruta icy'Imana ni ikihe? Igisubizo uzajya gushimira, wajya ugashima iyo mu ijuru yakuremye, ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ikoreze Uwiteka imitwaro yawe yose. Ntabwo yigeze kubwira umubare w'ibibazo ugomba kuyishyira. Yose icyo wumva kigustresheje cyangwa se kikubujije amahoro, yikoreze imitwaro yawe yose. Ntabwo ijya inanirwa, nta kijya kiyinanira. Ubwo burwayi ufite, ubwo bugumba ufite, niyo yakuremye.
izagucira inzira, niba baranakuroze usenga Imana izakuderivura, cyangwa izagukuramo ubwo burozi bagushyizemo, izagukorera ibitangaza hamwe n'ab'isi bazavuga ati ariko se uyu we n'uwahe. Turashaka kumenya Imana usenga. Ariko se ab'isi bazajya kubaza abakuru, natwe abakristo tujya kubaza abakuru, itandukaniro ryacu riri, tubwizanye ukuri, itandukaniro ryacu riri, tuzaba umucyo dute tujya gukora ibyo ab'isi bakora? Tuzaba umunyu w'isi gute dukora ibyo ab'isi bakora? Tuzaba umunyu w'isi gute twambara nk'uko ab'isi bambara? Wambara umwenda ebana hose hari hanze kabisa. Oya, tujye tubwizanya ukuri inshuti zanjye, ngo ni style. Yego kwambara kora ntibibujijwe, ariko sambara agapira kageze hasi gapfutse hantu nashatse kuvuga. Twikwize. Yari igihe mvuga ibintu nkatandukira, ariko nyine sinzi ukuntu biba bije, ubwo nyine nuko bigenze. Twongere dusome muri Zaburi 37 umurongo wa 5. Nimubona ndeba hariya niho nashyize ibyo nanditseho. Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, ibyo waba wifuza byose, ibyo urimo urapanga kugeraho mu buzima bwawe. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, ibyo ushaka kugeraho byose. Inzozi zawe ntabwo zizaza gutyo gusa wicaye wafunze amaboko gutyo uti Imana izabikora. Irashaka ko tuba nabyita nk'iki, abapartner, dufatanya n'Imana kugira ngo tugere ku nzozi zacu, tugere ku byo yaturemeye kugeraho. Ntabwo uzicara ngo nzasenga Imana izabikora. Senga ariko ubaze Imana uti nkora iki hano? Ngiyi plan yanjye, cyangwa se ngibi ibyifuzo byanjye, ngizi inzozi zanjye, nguko uko meze. Mbega Imana ireke yinjire mu buzima bwawe, uyigire inshuti magara kurusha bariya abandi bose wageze inshuti magara, kuko baraguhemukira ariko Imana ntigikuhemukira. Emera Imana ikwereke inshuti zawe z'ukuri ni izihe, ikwereke uwo uri we bwa mbere. Nuyigira nyambere izahindura situation zawe, izahindura character zawe, izahindura past yawe cyangwa kahise kawe, izaguhindura mu yindi dimension ku buryo buri wese azavuga ati nkawe nkuzihe burya nigeze kukumenya, ariko burya rero byagenze bite. Ab'isi niho bazamenya abo turi bo. Ab'isi bazashaka kumenya Imana dukorera. Nidushaka Imana byimbitse, tukayiha imitwaro yacu, tukayiha ibibazo byacu, tukayigira nyambere, tukayizana mu byacu byose, tukayigira urufatiro rwa byose, niho bari ab'isi bazashaka bakanava mu byabo bidakwiye, bidafite umutwe n'amaguru, bashaka Imana nyamana. Ariko se bazajya kuyishaka bate kandi natwe dukora? Barajya kubaza abakuru, natwe turajyayo, turi abakristo. Barajya gukora ibindi, natwe turajyayo. Barambara ibintu bidakwiriye, natwe turabikora. Mbega itandukaniro ryacu ririhe nabo? Tugomba kuba urumuri rw'isi, ariko se tuzaruba dukora nkabo? Twe twakagombye guhagarara mu bibazo dushikamye, kuko dufite Imana ishoboye byose. Ukavuga uti nubwo ikibazo kirimo kirandiha, isaha izagera Imana izaza intabare. Uburwayi burimo burandiha, sinzareka gukorera Imana. Mfite fagitire nyinshi zananiye kuziriha, ariko Imana izaziriha ku isaha yayo.
mfite urugo runaniye rugoranye ariko Imana izarukora mu gihe cyayo. Ariko nanone simvuze ngo upfire mu rugo kuko Imana izaza kugutabara. Imana izagucira inzira. Mbere yuko wimariye abanza usengera uwo muntu mugiye kwimariye. Hari igitabo najyaga nsoma haciye imyaka myinshi ngo mbere yuko wimariye niba wasengaga 2 senga 4. Niba wasengaga 3 senga 6. Muri make igihe cyo gusenga cyangwa se umubare wo usenga ku munsi, kuko mu rugo biragoye. Ikintu cya mbere dukeneye ni Imana mu rushako. Ikoreza Uwiteka urugendo rwawe, ikoreza Uwiteka ibibazo byawe, ikoreza Uwiteka inzira zawe. Niba ushaka kuza muri ibi bihugu byo hanze, bisengere. Nubwo bavuga ati twagabanyije abantu bo kuza muri ibi bihugu, Imana yabishatse yagucira inzira kandi ukahaza. Ujya kubaza abakuru akazaza kawe, nabo babaza akabo mbega. Ariko Imana yakuremye irakubwira. Tureke kwiruka inyuma y'abakozi b'Imana. Irivugisha bari abakozi b'Imana, nawe izakuvugisha. Nuyiha umwanya, bo bayiha umwanya bagasenga. Nawe ufata umwanya wawe. Reka kwicara imbere ya televiziyo 24/24. Reka kujya kuri za social media amasaha menshi. Ushaka Imana. Ukavuga uti yebana ngiye gukata Facebook. Niba najyaga kuri Facebook amasaha 3, nzajya njyaho isaha 1 cyangwa 2. Ugenda ugabanya. Yego kuyamanura yose ntibyakoroha bwa mbere, ariko ugenda ugabanya. Ukavuga uti iki kibazo reka nanjye nkereke ko mfite Imana ishoboye byose. Ngisengere, ngifatire umwanya wo gusenga. Imana izagusubiza inshuti zanjye. Iravuga ni muzane ibibazo byanyu. Ni ukuvuga ngo irashoboye, irabizi ko ishoboye, irabizi ko ibyo ufitiho ikibazo ifite igisubizo. Iki keneye no kuvuga uti Mana ngibi ibibazo nanjye mpi ibisubizo rero. Ariko sizajya kuguha gute utayiha umwanya, utazanye ikibazo. Umuntu ntabwo yaguha igisubizo utamubahaye ikibazo. Mu ishuri ntabwo wajya guha mwarimu igisubizo ataguhaye ikibazo. Ni kimwe rero n'Imana. Mureke dushake Imana, tuyihe ibyacu, ubundi twicare tuvuga uti Mana singiye kwiyokereza ubwonko, nta nicyo ndi buhindure. Ngizi fagitire zabaye nyinshi, ngibi uburwayi bwabaye bwinshi, rwana nabyo. Jewe ngiye kwicara nkora umurimo wawe, nawe wite ku byanjye. Ntabwo uzavuga uti ngiye guhura umukozi w'Imana nsengere. Nawe ufite ibyo byo gusengera inshuti yanjye. Afite ibindi byo kujyamo. No muri iyi minsi rero dufite abahanuzi b'ibinyoma. Umuntu akubwira ibyo azi ko ushaka kumva, apana iby'Imana ivuze. Wakwicaye se Imana ikakuvugisha nawe, ukahabana amahoro, ukareka Imana igakora. Niyo yonyine izaguha igisubizo cy'ibibazo byawe. Nimuzane baruhije n'ibibaremereye mbibikorera, apana jyewe Christine iyo mu ijuru bibikorerera. Nta kijya kivuna, nta kiyishengura. Sawa rero ubwo ngiyo video nari mbafitiye. Naho ubutaha tuzasubira. Yari Christine Nyirahabimana. Bye guys.